wabyirinda kubera yuko uri umubyeyi nawe ufite abana cyane sibyo wabyirinda kuko uri umubyeyi ufite abana kabiri wabyirinda kuko uri umushumba uri umuvuga butumwa bwiza gatatu sibyo wabyirinda kuko n'amategeko abihanira cyane twe turi abakozi b'Imana tubwiriza ubutumwa bwiza iyo mbonye umukobwa mubona nka mwene data muri Kristo Yesu sibyo iyo mbonye umugore yaje gusenga mubona nka mwene data muri Kristo Yesu nayo mavuta twahaye inkoni yo kubwiriza twatumwe ku bantu ntabwo twatumye gukora ibyaha umushumba urongora intama rero ntabwo abakiri umushumba unywa inzoga aba ari umusinzi umushumba aba yaraburetse umushumba ugira abagore 3 4 5 umvise uwo ngo nawe aba yarataye umurongo ku bintu bimeze biri gutegurwa muri gospel cyangwa se bigatera urujijo muri gospel yego ejo bundi Pastor Claude agira atya aja ku musozi niba ari ku musozi mu mazi mu rutare yikorera amabuye ajugunya ati ndakujugunya njugunye kanaka ajugunya Pastor Fani yajugunya Gabriel umugabo yajugunya na Eliane ubwo nabandi bafitanye ibibazo bya bintu wowe ni ngombwa najugunya intama azayobora iki najugunya intama azayobora iki najugunya umuvuga butumwa mugenzi we naterwa n'indi uzamutabara ntabwo ari ibyanditswe byera ni ishaka ririmo umujinya ririmo uburakari afite impamvu zabimuteye ariko ibyo ntabwo nabishyigikira nta nubwo mpamya ko ashobora wenda ashobora kuba yarabikoze cyangwa atarabikoze nubwo yabikora ntiyakagombye kuvuga izina ry'umuntu yavuga ati njugunya ibibazo njugunya izi ntambara njugunya aya madeni njugunya induru njugunya ibi bintu simbishaka ariko ntiwavuga izina ry'umuntu yabaye ngombwa ko wemerera umuntu imodoka ntuyimuhe ngo ko wemerera umuntu imodoka ntuyimuhe Pastor Gabriel ko nemerera umuntu imodoka sinyimuhe hanyuma bibiri hashize imyaka 4 naratangaza ko ducuruza Retiko Kazi Limited company y'imodoka gatatu hari ibintu Imana yanyemereye bimaze imyaka 10 bimaze hari amasezerano mu mwanya imyaka 20 kandi Imana ni se wa byose ntabwo irayasohoza yego ubundi mu muco iyo umuntu akubwiye ngo ndakugabiye mu gihe cyose wihutira iki wihutira kumenya aho wakugabiye atuye kuko ukugabiye ni umubyeyi sibyo yego ntabwo wihutira kujya kurwana no gusebanya kandi akanwa kakubwiye ngo nza iyo ukizeye ukaba muri nzaguha ndategereje gashobora kuguha si ikinyarwanda cyumvikana ariko nanone umuntu gashobora kuguha yego ntabwo rero biriya ni ubushizi bw'isoni ntabwo ari ngombwa ariko kandi niyo wumvise yego ubusubundi abo twagabiye twabijyanye kuri YouTube iyo tugabiye abantu ntitubijyana kuri YouTube niyo tubahaye ntitubabwira ngo muzajye kubivuga aho nyuma yabangogewe baranyimye ubusa banyimye bose njye kubivuga ndamutse ntwaye imodoka ndi kumanuka Nyamirambo nagera ku muri 40 kuri 40 nkabona umupastor wasinze uri kudandabirana mu muhanda utuye Kicukiro uzwi ko ari pastor nahita mparika imodoka byihuse nkamushyira mu modoka nkazamura ibirahuri nkamugezi we mu rugo nkamubwira kugira ngo hataza kugira umunyamakuru umufotora akerekana uwo mushumba yasinze kuko niberekana umushumba yasinze nanjye nditwa umusinzi cyane ndamutse mbonye pastor asohotse mu irogi avuye gusambana n'urugero ntanze ntabwo nazana wumvise mwahurira n'abanyamakuru ba Yongwe TV iyo nkuru nababuza kuyivuga cyane kubera yuko kugira ngo ndinde nambike ubwambure bwe nubwo yiyambuye ubusa ndinde umurimo w'Imana aho nabanga ngize ubwenge niho naba nkunda Imana naba ngize ubwenge nkakunda n'umurimo w'Imana nkanatwikira ahubwo tukajya mu gikari tukamesa byabyahi nk'abana ibintu bigukwiriye uragayisha izina ry'Imana ntabwo ro bikwiriye ko
umuvugabutumwa ariwe wakagombye gushyira hanze ibyaha bya pasiteri cyangwa pasitori ashyire hanze ibyaha byiwe, yego namucyahira mu kikari. byaba na ngombwa ngahamagara abantu batatu mujye kuganiriza uyu muntu ibi n'ibi. sinzi wenda byabanje kubaho. ikindi nanone ibintu noneho byo byarimo ni dosiye y'uko bimaze imyaka 7-8 izo saga zarabaye. kuba ibyo bintu bimaze imyaka izo saga zarabaye bikagaruka bigaruwe na ba bantu ntabwo byagenze neza, ntibyeze imbuto zikwiriye, byarashenye, byarushijeho gusenya no kwangiza. yego kuko byarushijeho gusenya no kwangiza rero ntibyari mu mugambi w'Imana. ugakeka ko buriya Eliane kubizana hashize niyo myaka yose yaragamije iki? inde Eliane amakuru numva abantu bavuga ntubaba ko Eliane ngo agire kuri izi saha n'uvuga ari umwizero. kuko Mutesi abantu baramwizera cyane, baramwizera, baramwumva, baramukunda, bamwiyumvamo, afite amagambo meza, afite ishyaka. ni umugore wabashije kwiyubaka yikura mu buzima bari. ni umugore ufite impano y'Imana n'ubwenge bukomoka ku Mana. ni nyina w'abantu benshi, ni uwasizwe. ibyaha by'uwasizwe rero ntibishyirwa muri social media. bumvise ibyo simbizi. Mutesi ntabwo atwite kuko ntiturabimenya. ese twamenya abantu batwite gute sha? ko iyo umuntu agiye kurongorwa ataduha itangazo ryo kurongorwa, twamenya abantu batwite gute? byemenya umugore wanjye yatwite akambwira ko yatwite, sibyo? nkabona n'ibimenyetso by'uko yatwite nkitegura umwana. ndetse mu minsi y'imbere induru ntiyavuze ngo ntuza wa muhanzi ntuza ngo aratwite. ntibyarangiye adatwite se? Gahongayire ntibyarangiye adatwite. kurasa abamututse abamubwiye nabi. njye naravuze ngo niba atwite naravuze ngo uriya ni umusirimu mu mutwe, ni umunyamugi, ni umukozi w'Imana, ntiwamutera inda atabishaka. yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. natwe turakomeye, turashima Imana. ndi Albert Niyonsaba, turi hano i Kigali muri MIC. ni ahantu heza cyane duherereye kabisa. murabona ko turi kumwe n'umushumba, tugiye kuganira na Apotre Yongwe Joseph. niwe tugiye kuganira uno munsi. twamusanze ahantu heza cyane. Pastor, muraho neza? Muraho neza Albert. tubahaye karibu. Star niko bavuga. tubahaye karibu kuri Baraka TV. Star namwe mwaduhaye karibu ahangaha, natwe reka tuvuge Star. ahantu ukora kari heza cyane Pastor. ibyiza iby'amaso atarabona, iby'amatwi atarumva, ukiretse na hano mu isi no mu ijuru byabikiwe abizera Imana. yego. ujya uhuza hano hantu wicaye na cyagihe ukibwiriza, cyagihe wambwiye ubwiriza ku muhanda bakagufunga? yari yarabitubwiye. niko umuririmbyi yaririmbye. yari yarabitubwiye. Imana yatubwiraga ko izadukuraho igitutsi. isi yadututse n'abantu batizera Imana. Imana yari yatubwiye ko izadukuraho igisuzuguriro, kandi ni ngombwa ko kituvaho. Imana iguhamagaye igukura mu mivumo ikagushyira mu migisha, igukura mu myako yose igahindura imyumvire n'imitekerereze yawe. Albert, kwicara aha ntabwo ari ugutunga byinshi. amafaranga iyi biro ikodeshwa n'ibikoresho birimo si uko ntunze byinshi. hari abafite amamiliyoni n'amamiliyoni batagura ibikoresho biri muri iyi biro yanjye, batanumva ko ari ngombwa gukorera ahantu hahenze nk'uko hano hahenda, ariko ngiye nkabyiyumvisha kuko numva ko binkwiriye. yego. ubukire rero ntabwo ari ugutunga byinshi, ni ukumenya agaciro kawe, ukamenya uko ukoresha ku gaciro, ukamenya ko ujera bikeya ufite cyangwa byinshi, hanyuma ukubaka urwego. uru ni urwego nubatse rwo gukora ibintu byiza, nkakorera ahantu heza, nkatanga serivisi nziza muri company y'ibyo nkora. yego. ese hari igihe umuntu agira ngo uri umupasiteri gusa cyangwa uri umushumba gusa, hari ibindi bintu mukora, zindi serivisi mutanga? Jewe ndi umupasiteri. yego. ndi umupasiteri. n'Imana yamamagariye ndi umushumba w'amatora ya Holy Church. yego. tunararika abantu mwese bari mu mujyi wa Kigali, bari mu Rwanda, bari mu mahanga. Albert,
tugira amateraniro ku wa gatatu mpuzamahanga twakira abantu bavuye mu ntara mu gihugu ahantu hatandukanye ni hano kuri Ararume ikagugu kuva saa 3 kugeza saa 11 inshuti z'ikiganiro The Rise kiba kuri Yongwe TV inshuti z'ikiganiro Idigiri Mini Dig n'abandi bantu bose bizerera ijambo ngo Idigiri Mini Dig twabibabwiye kuri macana atandukanye no kuri kamera za Yongwe TV ubu none no kubashyiraho ikiganza no kubashyiraho ikiganza ayo materaniro arahari rero ibindi dukora bifite ababikora bifite ababikora dufite Yongwe TV dufite Karuvari Limited ducuruza rimwe ibintu bitandukanye aha turi urumva ko hariho messenger abantu bakeneye akazi bahabwa akazi hanyuma ibyo byonyine dufite Retico Cars Limited ducuruza Hyundai ukeneye Hyundai ahantu hatandukanye uraza tukaguha imodoka nziza dufite Kona dufite Santa Fe imyaka yose zikoreshwa n'amashanyarazi ibyo byose ni connection cyane dufite Yongwe TV turi kubaka Yongwe Coffee mu minsi mike turabaha Yongwe Coffee turabigerereye sivyo nunu shaka Apotre Yongwe mamagare kuri 0782541118 kugira ngo izo service kabisa hari abantu badahamagara ashaka numero bakurikiye ikiganiro ariko bashobora kuyifatamo nta kibazo ushaka gusengana nawe kwa gatatu hano kuri Ararume Ministries hariya kuwa gatatu na amateraniro noneho fata mikrofone saa 5 tukavuga twagize ibihe kugira ngo abantu basohoke mu masaa 12 nimugoroba kabisa byabaye ikintu gikomeye ase Apotre mbere y'ikiganiro hakanu nyangirira amatsiko mu bintu ukunda kuvuga ariko mperaho biriya bintu uvuga ngo urongoranya abantu ndongoranya abantu umukobwa yakunaniye umugabo yakunaniye warongoranya ute ubanje ukamenya ko ari ubushake bwabuze y'abanyamakuru ndongoranya abantu iryo jambo kurongoranya umuntu akumva wenda ari twe mu buryo butari ikinyarwanda cyiza jewe mbwira abantu ko mfite ububasha n'ubushobozi ku mbaraga zindimo bwo guca agasuzuguro nshobora guca nakahe ukundanye n'umukobwa imyaka 2 3 5 6 yakwerekanye mu muryango rimwe na rimwe yari n'abapagani aba yarariyeho yarangije ubusugi bwiwe mu mwaka wa 3 wa 4 akakwandikira message mu gitondo ngo ndakubuhuye ngo ishakira undi nituzabana cyangwa akakwereka undi fiance mene uwo mukobwa hakugira ngo ajye kwiyahura cyangwa ari ajya mpamagara ndamutegeka uwo musore akabura amahoro ndamusengera umba akagaruka kamwe ati shushu mbabarira niwe mukobwa ingegera ndazirukanye babagabo bavuga bati jewe umugore yahagurutse yigira hatari arancika umva uwo ndamutegeka umugore akabura amahoro akagaruka ati mbabarira sheri babagabo birirwa niba ufite umugabo wagucitse akava mu rugo akagutana abana bikaba byarakunaniye gushaka undi umutima wawe ukimukunda umutegereje ngutera inkunga ndamugutegekera nkirukana abazimu iwabo wa nyina ni wabo wase nkamududu yasinga nkamurandura mu mwuka wa karande n'uruzerero nkamusubiza umugore nkamusubiza umugabo umwe ibyo rero no mukanya nonaha sibyo no mukanya none umuntu arampamagaye uri hanze arambira ati ndashaka gutanga ituro ry'ishimwe kuko umugabo wanjye yagarutse yagarutse ibyo rero ntabwo ari ibintu abanyamakuru wakagombye gukomeza cyane ibyo izo mbaraga ndazifite ega kugira ngo umugabo agute n'icyangira aba yakubonyeho ngo usiye igikundira akabona uri mwiza wega kugira ngo umuntu mukundana imyaka 5 amafaranga arahari akazi karahari mwanze kurongorana ni karande iyo karande ituma umugabo adafata icyemezo ngo agukwe siniryoza tunakugira inama ntabwo ukwiye gukundana n'umuntu kuwa mbere ugiye yakuru buri weekend ugiye yakurongora indi weekend ugiye yakurongora indi weekend ugiye yakurongora urasaba Imana umugabo n'ubundi warabaye umugore n'ubundi wabaye umugore tuguha inama twaranyeza kuvuga ngo itware gutya noneho tugiye kumutegeka tugahaguruka Imana yabwiye Mose ngo hari ahantu bugufi bwanjye nkunda kunyura uzazo hagarare nzanyuza kugira neza kwa imbere yawe Albert mfite ahantu njya mva muri no mujyi nkagenda nkahagarara nahamara iminsi 2 nahamara isaha 3
ikibazo nzamukanye cyose umva manuka nciye agasuzuguro. Eh. Ibyo rero kuvuga ngo niba umusore yarakwanze umpamagare mutegeke. Umva ibyo ndabyandika nkanabisinyira. Ko umugabo wangiye gutegeka kagaruka. Ibyo abagore barahari, abagabo barahari, mpora mu mashimwe y'abashima mu Rwanda barahari, i Burundi barahari, mu mahanga barahari. Ibyo ngibyo ubwo bubasha ndabufite. Si ukubarongoranisha rero. Oya babandi mwakundanya akakubenga nta mpamvu akakwanga ugakomereka. Hari umukobwa muganiye ati yewe sinzongera kugira umuhungu nkunda. Afite igikomere cyo mukomerekeje. Uwagukomerekeje akavuga ko atazarongora undi kandi akaba atararongora. Niwe nshaka kuguha. Uwo mwakundanye mugakundana mukabana kakujya avance haca iminsi akabona uwundi ugusimbura. No, uwo waje kugusimbura ndamwirukana musubize mu rukundo rwawe agukunde kuko yababaje umutima wawe. Ubwo butware ndabufite. Abari mu Rwanda mufite n'amahirwe yo kuzanka barambikaho ibiganza cyane. Ushobora no kuzana ifoto mu materaniro ugashyira muri envelope ngira uyereka. Ndaza kuvuga ngo zamura ibyifuzo wazanye ukamuzamura imbere y'Imana. Oya duca agasuzuguro k'abadayimoni. Iyo mpfukamye ngafata mikrofone ngiye kubwira cyangwa zamuka umusozi ngapfukama mu bitare ngiye gusenga, igini ndagwica abazimu ndabirukana ubaka ikintu gifatika. Waruvuze ku bintu byo kurya avance, ariko umukobwa wumva uzajyana kumurya avance we nta kibazo. Umukobwa wumva uzajyana wumva utazahemukira kumurya avance nta kibazo. Oya ibyo ni ubusambanyi. Ni ubusambanyi. Ni ubusambanyi. Wishuka abana ariko ubusambanyi gute kandi babazaba. Oya ni ubusambanyi. Umuntu abana n'undi si gute. Ega Imana yafashe ubutware bwayo ibushyira muri Yesu. Yesu nawe afata ubutware bwiwe abushyira mu bakozi b'Imana. Twahamagawe na Yesu turi mu muhamagaro we. Reka nkubwire executive w'umurenge iyo amaze gusezeranya muri leta civile umusore n'umukobwa bakagenda bakaryamana baba bakoze icyaha cyo gusambana. Baba basezeranye mu mategeko ariko batarahabwa umugisha nk'uko Bibiliya bivuga. Pasiteri rero iyo wumvise pasiteri iyo bashobora gukora icyaha cyo gusambana cyo kurongorana kuko barongoranye mu buryo bw'amategeko. Ariko noneho mu buryo bwo kubahiriza amahame ya Bibiliya haba hakenewe pasiteri uza akabasabira umugisha. Je pasiteri iyo mfashe umuhungu n'umukobwa narangiza nkabango mbasabiye umugisha mukarahira ko muzabana karamata mukurikije itegeko ry'Imana. Muragenda mukabana uragenda ukarongora umugeni wawe nta cyaha muba mukoze kuko muba musezeranye imbere y'Imana ko muzabana karamata. Hariya rero executive yabasezeranije mu murenge sibyo aba basezeranije mu buryo bw'amategeko. Nimushobora no kwitandukanya cyereka mugeze imbere y'umucamanza. Ariko executive nawe ubwiwe nubwo yabareze executive agiye kurongora akeneye ko pastor amusezeranya mu rusengero na wa mukobwa akabasabira umugisha ukomoka ku Mana. Niyo mpamvu rusanga amahame yemerana. Twemera gusezerana mu mategeko tugashishikariza n'abantu ko basezeranya. Je nigeze no gusezeranya imiryango y'abantu 45. Umunsi umwe dusezeranya abagore n'abagabo ubukwe 45 butahira rimwe mu rusengero rwacu Kimisagara. Executive umurenge azana idarapo abasezeraniriza mu rusengero. Dutegura imodoka zo kubatwara, dutegura kado, habaye ubukwe butarigera bubaho mu gihugu. Abantu 45 basezeranira umunsi umwe b'imiryango babanaga mu rusengero bambara amakanzu bakatakado. Ariko nubwo executive yamaze kubasezeranya muri uwo muhango hakomeje n'umuhango wera wo kubasabira umugisha kubasezeranya imbere y'Imana. Niyo nubwo waba uri minisitiri uri umusore ujya gusezeranya imbere y'Imana. Nubwo waba uri generali ujya gusezeranya imbere y'Imana. Nubwo waba uri nyakubahwa usezerana imbere y'Imana kugira ngo uwo muryango usezeranye. Ni nayo mpamvu rero usanga twebwe dushishikariza abakristo gusezerana mu mategeko kugira ngo itegeko rizamurenganira umwe rizabarengere ku mitungo no mu bibanire no muri dokima zikenewe. Ariko nanone tukanabashishikariza gusezeranya imbere y'Imana kugira ngo bubake abantu urugo rw'umugisha rushingiye kuri Bibiliya ye. Niko gahunda zimeze. Niko gahunda zimeze. Pastor rero hari abantu bamwe na bamwe najyaga
kera cyane nkiri mutoya ariko njye nemera Imana ndanayizera njye ntago nabigiraho ikibazo yego ku bantu batemera cyangwa se babona ibyo bitangaza rimwe na rimwe bagakeka ko imbaraga umuntu akoresha atazikura muri no si tureba akarenga n'iy'umwuka akajya mu yindi si yindi ubwo ndavuga imyuka mibi ntago murahura n'icyo kigeragezo cy'uko abantu bavuga ko wenda waracishije imbaraga ukoresha urumva Yesu baravuze bati ni umutware w'abadayimoni ntibyamuca intege baba ngo afite Bezebuli ntibyamuca intege ibyo jewe nta byigeze bimvugwaho niyo saga itarambaho nta muntu n'umwe mu Rwanda no mu mahanga urigera ajya kuri YouTube yavuye ngo nkoreshwa n'imyuka mibi ngo nagiye ikuzimu cyangwa naracishije cyangwa nakoze ibindi sindabyumva uwabivuze n'uwabivuga yabashira isoni genda umwana wakijijwe muri Pentecote mu Gakinjiro muri ADPR nsohoka mu itorero ngiye gushinga andi matoro ya Horebori Church ntankwe inzoga nta sambanye indanga gaciro zanjye z'ubukristo bwanjye zishingiye mu itorero ryambwirije ubutumwa bwiza kuko niryo bere nonse sibyo ibyo bintu rero abapastoro bakora n'imikorere yabo ituma bamwe bakritika bati bagiye kuzimu bakorana n'abadayimoni bakorana na Satani nanjye ubwanjye simbyemera hari imisengere n'imikorere y'abantu bakoze b'Imana nibiba mu nsengero zimwe na zimwe je ntemera ndamutse rero umunsi ro nzatandukira nkatangira kwemera ibyo ntemera icyo gihe nzaba mfunguye umuryango abantu bazavuga ngo nanjye mfite izindi imbaraga je nemera ko imbaraga zikora ari imbaraga z'amasengesho akomoka kwiriza ubusa kuko iminsi myinshi niyiriza ubusa sibyo akomoka mu kwizera ijambo ry'Imana nkarisoma nemera ibitangaza byanditse mu cyo bita sinobutike no kuvuga ubutumwa bune Matayo Mariko Luka na Yohana ibitangaza byakozwe n'imbaraga z'umwuka wera wamanutse ku munsi wa 50 mu byakozwe n'umwice 2 umurongo w'8 ngo bose bari mu mwanya umwe bahuje umutima umuriro batungura uvuye mu ijuru bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga mu ndimi no kuzisobanura sinemera ko abantu bigisha abandi kuvuga mu ndimi nemera ko abantu basenga bakabatizwa mu mwuka wera bakavuga mu ndimi sinemera ko abantu bahuha abandi bakitura hasi iriya mikorera umuntu hagaraka agahuha gutyo urusengero rukitura hasi ntabwo mbyemera sinemera ko kuri umuntu agira akaguru yakazunguza urusengero ukagwa biriya simbyemera umvise iriya mikorere sinyizi nanjye ndacyaperereza aho yavuye sinemera ko iyo umwuka amanutse abantu baruka mu rusengero umvise ntabwo ibyo mbyemera nemera ko iyo dayimoni ivuye mu muntu irabwejagurika avuze induru ati ndapfuye ndahiye igasohoka uyireba ibindi rero bisa n'umwuka bitari umwuka simbyemera ibisa n'amavuta bitari amavuta simbyemera ibisa n'ibitangaza bitari ibitangaza simbyemera rimwe nasohokanye na korari y'iwacu mu rusengero dusukira ahantu hamwe navuze mu mujyi wa Kigali hari yaje umupasiteri atubwirije ijambo ngo uyu munsi uziye arapfa arabwiriza turafashwa araje bango ni muhaguruke agira gutya agashwari yari afite ngo pya ahita agakubita umwapotere wari uyoboye igotori apotere yikubita hasi urufuzi ruraza agakubita nanone undi mu bishop yikubita hasi agakubita abapasitoro bikubita hasi agatunga igipande cy'urusengero cyose kirawa agatunga ikindi gipande cyose kirawa agakubite korari y'iwacu twajyanye korari habura n'umugo banga kugwa nanjye akankubise nanga kugwa arongera agatunga muri korari twajyanye yanga kugwa habura n'umugo nanjye arakantunga nanga kugwa turangije turiyica ariko bandi urusengero rwaraguye rwose mpakura inyigisho rero ubwenge buvuga ngo niba umushumba ni umuntu ugomba kubwiriza afite ubwoba no kurinda ibirura ese umuntu yakubise agatambaro bishop akitura hasi urufuzi rukaza umwungirije urufuzi rukaza abakristo bakagwa hasi ikirura kije kurya intama ninde wakirukana umushumba ni umurinzi aba maso ibyo rero umwuka ntashobora kubikora ni yindi mikorere y'imbaraga kandi niyo bako hari imbaraga za Satana bajya gucirira nanjye ndabyemera ko bashobora kujya kuzicirira kuko hari ibintu nukabona si umwuka si n'imbaraga ukabona n'ibindi bintu bitangaje nkuko twagiye tubibona abantu bajya mu nsengero bagatangaza ko abantu bakize nigeze kubona iyo saga Bugande Bugande yagiye gutangira itorero Bugande n'umugore n'abana babaga Bugande mbona abantu bagiye ku rusengero bari gusakuza bashwana bati uratwishyura amafaranga
polisi yaza ati barakwishyura ati jewe nihinduye ikirema njya mu rusengero mpaguruka ndi ikirema kugira ngo abantu baze undi ati je nihunduye impumyi baransengera ndahumuka ariko se nari narahumye ntibanyishyuye undi ati jewe naje ngendera mfite inyonjo ku mugongo ntayo nari mfite ariko bampanze ariko pastor ntiyatwishyuye bishop ntiyatwishyuye prophet ntiyatwishyuye izo saga rero two dutenda abantu baradukura hari abadukora bakagura imbago hari abadukora bakagura imbago zo kubesha abantu ko bakora ibitangaza hari abadukora bagapanga abantu bakuye mu ntara bakaza ngo bakize indwara zitakize bagambire kugira ngo bubake izina baryubakire ku kinyoma uziko umugabo witwa Sumana Jean yabimbwiye kugira ngo ari kumbe ibyo birakorwa mu Rwanda wenda sinzi niba bikorwa ko mu bindi bihugu birakorwa umuntu akaza kuri televiziyo akabaza ati nakize sida nakize kanseri atarigeza ayirwara bakamwishyura cyangwa umuntu akagira utakipfusha pastor akajya ati nazuye umuntu nta muntu turamenya mu Rwanda urazura umuntu abantu bose batubeshya mu Rwanda ngo bazuye abapfuye nta muntu n'umwe urazura umuntu mu Rwanda ntawe nzi nawe ndabona ni nka mwe atubira ngo je narapfuye ngo njya mu ijuru ngo njya nigeze kubona kuri YouTube ngo yarapfuye ngo ajya muri moroge ngo yagiye muri moroge ngo arapfa ngo ajya mu ijuru ngo amara icyumweru aragaruka ntabwo amara icyumweru muri moroge ya CHK oya habuza abaguhamba CHK irakwihambira unakajya ngo je narapfuye ngo amara icyumweru muri moroge ngo noneho mvuye muri moroge ngo ndazuka nditsamu wagiye muri moroge muri firigo ikonje na barafu zirimo uritsamura iyo witsamura televiziyo Rwanda yari kubivuga ubuyobozi bwa CHK dogiteri yo bura CHK yari kubitangaza ndetse narapfiye mara iminsi 3 Imana injyana mu ijuru inyereka ibintu ndagaruka ibyo ni ibinyoma abantu bubaka kuri YouTube kandi abantu bagakurikira rwose bakabeshya izo ni hiti z'ikinyoma nihagira umupastoro uzura umuntu mu Rwanda abazahagera ba mbere ni Yongwe TV kuko amakuru yihuse tuba twahagize mu turere twose tuyafite kamera n'abanyamakuru ibyo rero ni ugutwika ni ukubeshya hari abantu rero bataye imbaraga z'Imana bati imbaraga z'amasengesho bati imbaraga zo kwizera bati imbaraga z'ibitangaza bikomoka mu rupfu rwa Yesu bubakiye amatorero mu tuntu tw'udutekinike two kubeshya n'uburyarya n'ubuhanuzi bupfuye oya jewe dayimoni ndayitegeka ikavamo iyo itavuyemo ibizavamo ejo ni urugero umurwayi niba waje ndakubwira ngo haguruka ugende nuhaguruka ukagenda uragenda nutagenda sije waguteje kurwara impumyi yije ndapima ni mu izina rya Yesu ndagutegetse humuka hari ubamya bw'abagiye bakira hari uwavuyeho inyonjo mu ruhengeri Gikongoro umwana yavuye akaboko kabaye gutya wumvise kavutse kameze kasenze kararambuka gahinduka kazima ibitangaza byabaye Nyarugenge birazwi ibyabaye muri Horebu birazwi nungiye kubaka ibitangaza byo gukira kandi iyo umuntu akize wumvise ni Yesu umukiza cyane akamukiza muri jewe abo rero usanga abantu bakomeye pastor nyine bakomeye bafite amabodyguard ameze nk'intare batikoraho bafite ababatwaza ibitabo bafite ababarinda umva bakomeye cyane bategerwa babaye nk'Imana ariko ugasanga bya bitangaza byabo ni ibintu bisa nk'amavuta bitari amavuta ni ibintu bisa nko gukiza Imana itakize no abantu batakize batabuhutse ariko iyo igitangaza kibaye abantu bose bamenya ko ari igitangaza iyo Imana ikijije ikirema imbago ntabwo gitaha gicumbagira kuko Yesu ntakiza gace akiza ubuzima bwose iyo Imana ikijije impumyi ntigenda irebesha rimwe ihumuka yose iyo Imana itanze urubyaro ntiguha umwana umwe ifungura abana b'indahekana kuko warayisabye abana iyo Imana itanze amafaranga ntiguha utwo kwishyura inzu igumva ahubwo ihita iguha n'inzu ihera ku cyakubabaje abantu bizera imbaraga rero ndi umupenekote usenga Imana umva nibyo nakwica nabyica mbizi ntabwo rero navanga cyangwa guze mu rusengero uratura abantu hasi baruke mu rusengero ntabwo ngo toka hapa amavuta twabonye uri umwana wabizi neza ko kwica uko byica ubizi kurya umwana bisobanura gute yabigenza gute gusambanya umugore utaro wawe inde cyangwa umukobwa utaro ibyo hari ababikora abanyamakuru namwe mutambika mutwanya
sibyo mutambika mutwana Imana izabikurinde mu izina rya Yesu. oya imana itaranabindinda hari iby'Imana itaturinda natwe tukwiriye kwirinda cyane. wabyirinda kubera yuko uri umubyeyi nawe ufite abana cyane, sibyo wabyirinda kuko uri umubyeyi ufite abana kabiri wabyirinda kuko uri umushumba uri umuvugabutumwa bwiza gatatu nimvuga ngo I digre mean digre gukira ni nonaha kubaho ni nonaha ubukire ni nonaha byose ni nonaha murahita mwumva nshaka kuvuga ni Apotre Yungwe ni umugabo wamenyekanye mu ivugabutumwa hano mu Rwanda akaba ari umwapotre ndetse akaba afite itorero abarizwamo anayoboye ni umushumba umwe mu bashumba bari mu Rwanda kandi abantu benshi bemera kandi akunda gukoresha ijambo kandi ndetse abantu benshi bamuzi ku ijambo rigira riti I digre mean digre ngo gukira ni nonaha ngo kubaho ni nonaha ibintu byose we kuri we ni nonaha abantu benshi rero bamukundira iryo jambo akunda kugaragara nk'utebya ndetse n'uvuga inkuru zise nk'ugutebya ndetse zisekeje ariko nyamara mukuri uyu mugabo ni umugabo uri serious kandi ibintu avuga abakomeje nkuko rero yabyivugiye mu nkuru yatambutse yagiye agaragaza ko we atemeranya n'abapasiteri cyangwa se abashumba bamwe mu bashumba bakora ibitangaza by'ibituburano bakora ibitangaza byo gushaka kwemera cyangwa se kwemeza abantu kuruta uko bemeza Imana bagakora ibintu batubuye bagakora ibintu bakoze cyangwa se bacuze imigambi nakwita nk'amaprank kugira ngo gusa bemeza abantu bafite ibyo bagamije kugeraho twagiye tubibona ahenshi ndetse amavideo menshi cyane yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga ukabona umupasiteri cyangwa se ubona kwita ko ari nk'umukozi w'Imana mu rusengero atunze abantu ikiganza cyangwa se ukabona abatunze ikindi kintu afite cyaba igitambaro cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose yabaga ari kwifashisha ukabona abantu bose baraguye babaye nk'abaguye igihumure babaye nk'abantu bafashwe n'izindi mbaraga utazi izo arizo kandi koko ibyo ni ibintu byagiye bibakorera abapasiteri benshi hano mu gihugu ndetse no hanze byagiye bibakorera rwose nakwita ko imigambi yabo bacuze yagiye bakorera babasha kwigarurira imitima ya benshi bigarura imitima ya benshi harimo na benshi bagendaga basiga ubutunzi bwabo ndetse bagasiga byinshi bafite ibyo bafite byose kugira ngo barebe ko uwo mupasiteri babonyemo imbaraga zidasanzwe agira icyo yabafasha ku bibazo bafite by'ubuzima cyangwa se n'ibindi ni kenshi rero twagiye tubibona ndetse abantu benshi cyane barahari ndetse n'abankurikiye ngira ngo hari uwakwiyumva umwe muri abo ashobora kuba yaracucuwe utuntu twe cyangwa se agacucurwa bakamucucura bakamumaraho ibyo atunze bamubeshya cyangwa se bamutuburira ko bafite imbaraga zirenze bafite imbaraga zikaze bafite imbaraga z'Imana uyu munsi rero murabyumviye uyu mukozi w'Imana Apotre Yungwe nk'uko yabisobanuye yagize ati jyewe nakuriye mu itorero rya ADPR kandi niho nakuriye niho nakuye amavuta niho nzi byose ati nubwo naje kwitandukanya nabo nkagenda nkashinga andi ntabwo yavuze kwitandukanya mu mbabarire yagize ati nubwo naje kurisohokamo nkajya gushinga andi matorero hanze ariko nyamara ndacyaryubaha nk'itorero ryanjye kandi ndarikunda kuko niho nonkeye amashereka y'umwuka wera niho nonkeye ibyo mbasha amahame aranga umukristo wa nyawe amahame ngenderaho ari nayo mpamvu mubona ko nta muntu uranshinja mu bantu benshi bagiye bashinjwa hano ku mbuga nkoranyambaga ko ari abapasiteri bakoresha izindi mbaraga ndetse batatinye no kubatunga intoki ko bakoresheje imbaraga z'imyuka mibi
murabizi rero namwe ko uyu mu Apotre Yungwe ari mu bantu bake basigaye batarabasha gushinjwa ko ashobora kuba akoresha imbaraga z'imyuka mibi nk'uko babishinja abandi bantu. Nyamara kandi we mu byo yivugira avuga ko ashobora gutegeka umuntu utandukanye n'uwo bashakanye, akamutegeka akagaruka mu rugo akoresheje ijambo. Akaba yategeka umusore wabenze umukobwa yamaranye igihe kinini akamutesha umwanya we, akamutegeka kuba yamushaka. Ibyo rero ni ibintu abantu benshi dukunda kumva nk'ibidashoboka, ndetse rimwe na rimwe tukaba twakumva ko abantu babivuga bameze nk'aho nabo ntaho bataniye na ba bandi bagiye bakoresha imbaraga tutizeye tutazi aho bakuye. Ariko nyamara uyu mugabo nubwo avuga ibintu navuga ko nakwita ko ari nk'amakabya nkuru, cyangwa se nakwita ko bijya gusa n'iby'aba bakozi b'Imana bandi bagiye bakoresha imbaraga zidasanzwe, ndetse bakanashinjwa ko bakoresheje izindi mbaraga zitari iz'Imana, bavuga ko ari iz'umwijima kugira ngo babashe gukora ibitangaza, ndetse abandi bakaba barabashije guhimba ibintu kugira ngo bigarure imitima y'abo bayoboye cyangwa se abo bashumbye, kugira ngo bagaragaze koko bafite imbaraga z'Imana. Uyu mukozi w'Imana rero Apotre Yungwe nta na rimwe turigira na rimwe tumubona kuri iyi mihanda cyangwa tumubona kuri izi mbuga nkoranyambaga umuntu uwo ari we wese wakwisharija cyangwa se wakwiyemeza kuza ngo abe yamushinja amwemeze koko ko akoresha imbaraga z'imyuka mibi nk'uko abandi bagiye babikoresha ndetse byagiye bigaragara. Ni kenshi rero yagiye yikina, reka mbyite muri ubwo buryo, yagiye yikina cyangwa se yagiye agaragaza ko koko afite amavuta ya nyayo atari nk'ay'abandi b'abatubuzi. Uyu munsi rero arabyemereye ndetse abishyiraho n'akadomo agira ati jyewe ntabwo nemera imbaraga izo arizo zose zishobora kuba zatuma abantu bagwa hasi bakamera nk'abarwaye ibicuri, abandi bakamera nk'aho bafashwe n'ibindi bibaraga utazi ibyo ari byo. Atanga urugero rw'ahantu bagiye gusengera ndetse n'indi korari bari bajyanye. Umushumba umwe muri bo arahaguruka ngo atunga intoki, atunga agatambaro, mumbabarire, atunga agatambaro mu bakristo bamwe baragwirirana, atunga agatambaro bishop wari umwe muri urwo rusengero nawe aragwirirana azana n'urufuzi, ndetse n'abandi muri bo bagira gute baragwirirana. ngo nyamara ageze kuri we ndetse no ku bandi bakristo ari bo na korali yari yagendanye nayo, abatunze ka gatambaro bo banga kugwa. Ariho rero yatangiraga urugero agaragaza ko hari abakora ibyitwa nk'ibitangaza, ibisa nk'ibitangaza, nyamara bakora ubutubuzi. Aravuga ati ndanyomoza ndetse nivuye inyuma abantu bakora ibintu bimeze nk'ibitangaza, bijya gusa nk'ibitangaza ariko nyamara ari ubutubuzi bateguye, ari prank. Aha rero nkahita n'ingaruka nkibaza, ese isi turimo turajyamo y'abantu bose babaye abatubuzi, abari muri sekira barakora prank zo ziramenyerewe muri sekira, zo tunazifata nk'uko, ariko kubona uwitwa umukozi w'Imana yakoze prank ni ibintu byo biba bisa nk'aho ari amahano, kubera yuko ntabwo prank ubundi kiba ni ikinyoma. Prank ni ikinyoma, ni ikintu uba ukoze uwereka abantu nk'aho ari ukuri, ariko wowe ubizi ko ari ikinyoma, kandi na nyuma abantu bakaza kuvumbura ko ari ikinyoma. Rero nimba wowe wita ko uri umukozi w'Imana ndetse ukita nk'aho ushumbye cyangwa se ushoboye gukorera Imana, ufite n'imbaraga z'Imana n'amavuta y'Imana, hanyuma ugakora ikintu nk'icyo kimeze nk'ikinyoma, biragoye kugira ngo isi ya none abantu bizerera mu bitangaza by'Imana ndetse banizerera no mu bakozi bayo, biragoye kugira ngo babashe kugira uwo batandukanya nimba ari umukozi w'Imana cyangwa ari babandi bateye b'amapranks. Rero mpora mbibwira abantu ngo abantu bajye bashishoza, abantu bajye babyitaho. Mboneraho n'umwanya wo gushimira Apotre Yungwe
ku nama nziza ahereza abantu ndetse na byinshi byiza agenda ahishurira abantu kuri iyi si, ndetse harimo n'abagiye bahumywa cyangwa se bagashukwa n'amagambo cyangwa se n'uturimi turingushyo twabagiye babegera bakabereka ko bashoboye gukora ibitangaza, ndetse bakanabarya utwabo babizeza ko basenga, babasengera, bakabaringushya, bakabereka ko hari ibyo babagezaho, bakabasengera, bakabakorera ibitangaza nk'ibyo bagaragaza biri muri ayo mapranks twavuze. Niyo mpamvu rero nsaba ngo abantu bajye bitondera ibyo bagenderamo n'ibyo bakora, kuko hari n'abagiye baduka bafite izindi mbaraga z'umwijima, kandi koko nyamara ibitangaza bashobora kubikora atari prank, ariko ugasanga bafite imbaraga zindi z'umwijima zishobora kuba zabafasha gukora ibyo bitangaza. Biragoye rero kuba watandukanya uwanyawe muri iyi si ndetse n'utari uwanyawe, gusa icy'ingenzi ni uko mwasaba Imana ikabashishoriza cyangwa se ikabahishurira mukabasha kumenya no gusobanukirwa ibyo murimo ndetse n'ibyanya byo mufite gukurikiza n'ibyo mudafite gukurikiza. Ndabashimiye cyane rero, ni IKTV Shows, mukomeze kugira weekend nziza kandi mugire ibihe byiza aho muherereye mwese, kandi amavuta n'imbaraga z'Imana zibabeho. Ni kenshi rero tubagezaho inkuru zitandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye izo muri gospel, ngira ngo n'izindi ziri mu nzira vuba ahangaha. Murakoze, mugire weekend nziza, ni joro ryiza cyangwa se amanywa abahire bitewe n'aho uherereye. Murakoze cyane, bye bye.